ndamubomora ageze ku gihe cy'ibyishimo arahebeba. Halo? Halo? Yego Nzovu? Watenga zaho bigukoresha mu gitondo. Oya. Uburishe ntantu hamwe icupa ejo mu gitondo ngenza bigukora. Inama sindi. Oya wibeshe. Ona amafaranga kuri telefoni yafite ku mufuka. Oya wibeshe ni David wundi nagari ngewe na mafaranga mfitiye. Wowe urinde teme David. Oya ndashaka kuguha akazi ahubwo ngewe. Kumba akazi? Nakutanja n'umusaza utukora kwa gisaje kwa manini. Nakutanja n'umusaza. Yo nta kibazo. Noneho uza amakazi ejo fanganye. Oya ndashaka kuguha akazi muri hoteli yanjye, mfite hoteli. Hoteli irahagane? Iri hano ku Kibuye nziza cyane, ndashaka kuguha akazi gahoraho. Akazi gawanjye nkaza gukora ku Kibuye ngo wana amafaranga memba. Yazi ko najya munsi y'ibihumbi 300 buri kwezi. Oya na cyangwa mwe nzuko nazakukora kuri hoteli ahubwo wambwira yema twakora akazi ngema nibura nkarimwe mu buri cyumweru akora ngo nganje wamakazi buri munsi. Wakora uko ngezemo ako kazi. None se wakora kangahe mu cyumweru? Nibura twavugana amafaranga nibura nkamwe ndagaragaramo kuri hoteli narimwe buri cyumweru sinzenze nawe yenda unyine kuwa gatanu ndamanuka nimugoroba ndangije ibigano i Kigali ngende manuke kuwa kane nimugoroba kuwa gatanu ntore ngaruke kuwa gatatu mu gitondo. Okay. Na kibazo twaza ku none se wabasha guserva ko ndashaka guha akazi ko buseriveri? Nge ntabwo nshaka kwaka muri hotel server. Najya ngo nagaragaza nsabana ko guseva nge ntabwo server sindi umuseriveri nongera nanabikubwiye. Nge ntabwo na server. Ariko amafaranga arahari Nzovu 600 nayaguha. Amafaranga arahari ibyo nibyo. Nubwo nge uzongera umamagara ejo umva nyine. Yego babari muvandimwe ngeno zampfobye ndomustari niyo mpamvu gushaka naje kwakazi ko gusereva. Oya ni hoteli y'abazungu. Nubwo ari y'abazungu uravyishe n'abazungu se ngenge guseva abazungu nazi icyongereza. Oya na cyongereza bisaba ni ugusereva bo baragushaka. Wowe urimo umva nyine ndi Kigali oreza Primus kuri nomero nyimwe mbaze nekeze neza ejo iyi nomero ndandika hoteli ku Kibuye ejo nzakuvugisha. Okay, so inimero yawe bariyo kuri ariho yawe mazina irafasha Inzovu Inyase. Oya ntabwo Inzovu irafasha Inyase. Ubu gicyo Primus zingahe ni zingahe uri bubashe kunywa? Wowe nk'umuntu nkunda geneza ushaka ntabwo nagutegeka buriya umuntu ntabwo ashaka gutegeka mujye kumugurira niwo umugenera. Okay. Nari Inzovu ndaje cyane. Ibindi tuzabivugana ejo kuko ndi ahantu mu kabari ndi mu rusaku kandi mu rusaku buriya ntacyo wavugana n'umuntu bapima gusakuza twese. Okay, ntacyo ariko akazi ukanze mama nandi kubaza wowe bitashobotse mama Queen we ni wamuzana akaza gusereva? Mama Queen afungiye kwa Kabuga muri transit. Mama Queen koko mwamuretse. Okay. Arafunzwe no kwikaba bamufashe mu nzererezi. Sasa tuaza kuvuga nta kibazo Nzovu. Oya inase cyayo gahunda. Narika bikurikirana. Ayo nguko Nzovu yanze gusereva. Ariko tino za nyewe hari urabona hari umuntu uvukana ubumuga bwo kutavuga ngewe yari indangamirwa Sodoma ndamutereta yanatwita icyo gihe noneho ngewe ndamubomora ageze ku gihe cy'ibyishimo arahebeba. Ndikanga wese konzi ko ndi kubomora umuntu abaye ihene gute? Ese ihene niwe ndimo kubomora?
icyo gihe ibyo bintu narikanze cyane kuba ndimo kubomora umuntu yajya mu byishimo akavuga nk'indi. Mubaze umuntu akubwira ngo Nzovu how are you wamusubiza ngo iki? How are you? How are you? How are you mukeba Yesu Kristo dukunda. Subiza wagisamba. Buretse how are you? Nyine how are you? How are you Kiza Yesu Kristo. Nubwiye ngo can please Nzovu can you give me your number? Mvavuze ngo iki? Urambaje ngo nagwe nomero zanjye. Please ni please irabacomekamo radio please. Nese please nimba ubatsinze mwinjiza ni babarira. Umva ni nese please kwa igihe umuntu aba mu nzu bakango please hano ushaka gucomeka telefone yashizemo umuriro ukacomeka retebuteri enye retebuteri bakanda bikaba mayita ngo ana please ari retebuteri kera okay Nzovu kare bacomekamo bakita please hanyuma kabe bakanda batsa retebuteri please kare bacomekamo nyine naho ko bakanda bacana cyangwa bazimya ni ko nkibagiwe da ariko injije igiye retebuteri wajya ngo avuze kajugujugu indege oya kajugujugu se buteri kajugujugu yitwa retebuteri koreko kwa igisiraje haba ibisetso gusa wari huse yarapfuye huse yarapfuye atarabona urwego tugezemo wari huse kara abacana kita retebuteri naho kajugujugu koroko buteri mamba andi mayitu bicana dufite icyo tuyarusha koroko buteri Nzovu wowe ni mubaze umuntu akubwira ngo Nzovu how are you wamusubiza ngo iki? How are you? How are you? How are you mukeba Yesu Kristo dukunda. Subiza wagisamba. Buretse how are you? Nyine how are you? How are you Kiza Yesu Kristo. Nubwiye ngo can please Nzovu can you give me your number? Mvavuze ngo iki? Urambaje ngo nagwe nomero zanjye. Please ni please irabacomekamo radio please. Nese please nimba ubatsinze mwinjiza ni